muraho nanone inkumburwa Family TV bavandimwe inshuti zacu nziza mumeze mute uyu munsi nanone tugarukanye indi gahunda ubundi giyewe ndi rutimirwa mu byishimo nta muntu ujya umbuza kunezerwa kenshi ngiye mpora nseka ndetse nyambizira rimwe na rimwe ngo se hari sinyangira ibimbabaza ariko ntawe utagira ibimubabaza ariko se umuntu aba yabyirinze byo akwiye kubizira hari ubwo umuntu yabaye koko abazo ni ngo ntujye ugira ibikubabaza hanyuma se kugira ngo nkubwire ngo ndabifite ngo bikumarire iki niba binahari wenda nkaba ndi kubihisha mu bwenge nabyo ni ubutwari bw'umuntu rero ndabasuhuje cyane kandi mbabwire mu by'ukuri mujye mugerageza guhisha umubabaro ntacyo umaze uretse gukomeretsa umutima n'ubwenge ubwonko bukangirika ariko umuntu guhora ababaye ntacyo bimaze rwose rero gusa sicyo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya ubwo mbanje gusa nk'uvuga uko nteye imimerere yanjye ariko ntabwo ariyo gahunda ya none mwihangane mubabarire ariko mukore subscribe gahunda ibintu bigere kuri benshi bigaragare hanyuma tugiye kuganira ku kinone rero ubutaha muzanyibutse episode tuzakora yindi kurikira muzanyibutse izabirimo ubusobanuro bw'amazina nibidukundira turayikora ariko nibitadukundira tuzayikora ubutaha rero muti tugiye kuganira kuki tugiye kuganira ku nkuru umuntu yambwiye ariko inajyanye n'iyobokamana mumbabarire kuko rwose umuntu wese abimenye tuzatwibanda ku iyobokamana bizatunezeza cyane akaririmbo kavuga ngo ese murakazi ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu indirimbo nyinshi zuzuye ibitabo byacu ubwo twitegeraga ya migabane twasaga n'abarota ko dutashye amarira atemba kubera ibyishimo Itinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana byari bigose ab'i Yerusalemu. Umva abantu bose bihangane igitinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana bigose buri wese mukaga cyangwa mukababara arimo n'abari mu bisubizo n'Imana ibagose n'Imana itugose hatabayeho kugotwa n'igikundiro n'igitinyiro by'Uwiteka abantu bari hanze bameze nk'amasegaryana batumira bunguri ariko kubw'Imana ijisho ryayo rihora hafi yabayizera rwose twicaye tushikamye kandi tunezerewe twizeye umutekano wihoraho rero ijambo ry'Imana riti Uwiteka abatari urinda umudugudu abarinzi babekabereye maso ubusa twizera ko Uwiteka ari urinda maze ntimuhorane ubwoba n'igishyika oya ahubwo mushyire umutima hamwe mu gitereko mutuze Imana ijisho ryayo riri kubikunda haleluya rero tugiye kuganira kuki tugiye kuganira ku kintu umuntu yambwiye ariko arambwiye ati birashoboka ko byaba bibaho ntabwo ndi bubeshye ngo mbifite gihamya ariko yarambwiye ati uzabikoreho ikiganiro kandi numva bishobora no kuba byaba tugiye gukora ikiganiro kijyanye no gusezerana kw'abageni imbere y'Imana bigenda gute harimo isomo ritagiye kunda kubura muri ryo mu itangiriro ubwo Imana yasinzirizaga Adamu maze ikamukuramo urubavu ikamuremera umufasha maze Adamu yakanguka agakangukana umutomo ukomeye cyane ngo ni wowe rubavu cyangwa se kabavu ko mu mbavu zanjye nuko umuntu asigaye atinya kuvuga ngo nakabavu uko muri iyi minsi ijambo akabavu barakandavuje bagahaye irindi zina ribi cyane Mana yanjye mukageranya agasani mwe nabyo nzanabivugaho kubona abantu rwose barafashe ijambo riri muri Bibiliya ry'urubavu rwiza cyane ryahindutsemo umufasha abantu bakarihindura izina bakariha irindi zina rwose ribi cyane ikintu kidakunzwe kibi ariko abantu bahinduriye bakagikunda kandi bitagakwiye bitari byiza rero ati ni wowe
rubavu mu mbavu zanjye uzitwa umugore nanjye nzaba umugabo ati kuko mu mbavu zanjye ari muvuye uhindutse umugore wanjye rwose. Uwo ari umutoma mwiza cyane ukomeye. Umva ukuntu umutoma watangiye rero. Burya umutoma ntago ari uwa none ahubwo umutoma ni uwa mbere guheresi yaremwa. Umutoma wa mbere wazanwe na Adamu aho kubita Eva kugira ngo Eva nawe amujye mu gituza mukunde yishime. Impamvu azanye ibyo ni iki rero? Nuko iyo basezeranye abantu bababwira bati yemwe musezerane ko muzabana karamata bati yego, musezerane ko muzakundana iteka bati yego, musezerane ko muzakunda bazabakomokaho bati yego, musezerane ko muzakunda ababyeyi banyu bati yego. Maze nyuma bigenda bite kubya bihinduka abantu bakanga bagatandukana kandi barasezeranye mu buryo bwa gikristo. Harya nyuma bigenda bite se bibagirwa ya magambo? Ariko noneho igitangaje muri iyi minsi ya none, aha murafitwe abari gusezerana ubu ngubu hari amavideo byaraje, za YouTube zaraje, amatelefone yaraje, za Instagram zaraje, amavideo arajyaho agaragaza ibyo musezerana. Maze tuzareba umunsi muzatandukana tuzabibutsa bati muzarebera video maze mwibuke ibyo mwemeye. Harya mwabyemerera giki? Niba mwari muzi ko mutazarambana mwateraga urutoki hejuru mubyemera kubera iki? Rero reka tugaruke ku cyo muntu yambwiye. Nagira ngo ncyahe gusa abageni n'abandi bose babanye mu buryo bwa gikristo bamenye ko irasezerano baryibagirwa bo ariko imbere y'Imana riba ryanditse rwose. Rero mbabwire ikintu umuntu yambwiye, yarambwiye ati abapasiteri ati ngo basezeranye abageni ati mu byo bavuga byose ati harya murabizi ko n'abagore babo babicaye hari imbere mu iteraniro ati abagore b'abapasiteri baba bari kubyumva ibyo abagabo babo bavuga. Aha igitangaza rero bati muzubahane, uzubaha umugore wawe ati ndabyemera. Ati yewe nawe uzubaha umugabo wawe ati ndabyemera. Ati muzabana karamata ati turabyemera. Tuzatandukanwa n'urupfu ati turabyemera. Yemwe bantu muteranya abantu tunabibutse, yemwe bantu muteranya bashakanye mukabateranya kugira ngo batandukane. Burya naba barasezeranye kuzatandukanwa n'urupfu, niba uteranya bashakanye ngo batandukane ukabubateranya ngo bagirane ibibazo maze birangire bahuye n'ikibazo n'umutego gutandukana, ari wabigizemo uruhari, menya ko ntawe utandukaniye n'urupfu. Burya urupfu muzindi uri impfu muzindi kubera gutandukanya bashakanye kandi barasezeranye kuzatandukanwa n'urupfu. Witandukanya abantu udahinduka urupfu ntago ari byiza rwose. Rero maze uwo muntu arangije ati biriya abapasiteri bababwira abo basezerana kuri uwo munsi atereka ngo usetse rero ati burya uzi neza ko iyo bageze iwabo mu rugo bicaye bari kurya umugore yamuteguriye amafunguro amuhembera ko avuye gukora akazi ke neza k'ubupasiteri, yasezeranije rwose yubatse urugo, haleluya, ashinze urugo rukazashinga imizi. Maze ngo aramubaza ati ariko pasiteri ati akazi kawe uragakora neza rero pasiteri? Ati yego. Ati akazi kawe biragenda rwose? Ati yego. Ati ariko se pasiteri biriya bintu ubwira bari abageni twebwe hano iwacu kubimbwira biharabura iki? Ati wowe iyo ubibwira abageni we kubikora hano mu rugo ubura iki? Ubura iki? Maze umuntu arambwira ati pasiteri ijya asubiza umugore ngo arambwira ati yewe madamu mbabarira mpagahenge mba nibereye mu kazi. Yemwe bapasiteri inshuti z'Imana bakiritse inshuti zacu aho ntimwaba mwibereye mu kazi mukibagirwa ko namwe umurimo wo mukora mu byo mubwira abantu namwe biguye kuba bibaranga. Umva mbabwire, naganiriye n'umuntu hano wiga teolojiya maze arambwira ati reka nkubwire inshuti yanjye ati teolojiya ya hano itandukanye no muri Afurika. Ati ntibakakubeshe. Ati muri Afurika barasenga pe ni abakristo bakunda n'Imana. Ati ariko teolojiya ya hano barakubwira bati icyo dushaka ni umurimo, tuzaguhemba, tuzakwishyura, icyo dushaka no kuzatuzanira abakristo tukajya tubona mu itorero harimo abakristo. Haleluya. Ntago ndi kumena iba uvuga utereka ngende nkurikire nza n'abakristo wowe udafite inzira udashaka kujya mu ijuru. Biteye agahinda kuba wazabona umuntu wakubwirije akakubatirisha agatuma ubatizwa ukazabona ugiye mu ijuru ukamubura ngo yambare rya kamba ryo kuyakubatije. Bya biteye agahinda n'ukuri Yesu yabe wo kubabarira. Maze rero ngo ibyo byose iyo bibaye ngo pasiteri ariko nababwiye ni igitekerezo ntago nababwiye ngo byarabaye mu mbabarire rwose atagira umuntu uzabeshya ngo NKUSI yaravuze ngo abapasiteri bakora ibi n'ibi. Oya,
ariko ibyo mbabwiye byabaye byo nuko bavuga bati inaha ushobora kwiga ipasiteri ni akazi nk'akandi, ni nk'uko warangiza doktora ukaba umuganga, ni nk'uko warangiza ibindi ukagira gute, baguha inshingano bati uzatugarura abakristo bacu kandi ubafate neza, ntihazagira ava mu itorero kubera wowe, ahubwo uzongeremo abandi maze nawe wihemberwe. Ibyawe byo kujya mu ijuru birakureba. Niba utari kunda ni akazi kawe, waba uri kunda ni akazi kawe. Reka mbabwire abakristo bagenzi banjye, nujya mu itorero ejo impamvu z'ibi bintu ni ibihe? Kuko hari abakristo benshi babaye mu itorero bari banakomeye, bari n'abatampera, bari n'abadive. Uko umuntu wese abaye umudive atinya abatampera. Bati abantu barasenga koko, ariko n'abatampera bangahe tuzi ubu ngubu baguye. Ntabwo turi guca imanza, ariko turakwereka urugero rw'uko nukurikira umuntu nagwa nawe uzagwa, ntabwo uzahagarara rwose. Ikiriho ni kimwe rero, ntukarebe umuntu, tumbira Imana ngo urugero dufite rumwe rwonyine tugomba kureberaho rwahagaze ruhishikamye ntirugigere rugwa, ni Yesu wenyine. Ntukazagira undi muntu rero ukurikira, kuko hari abo twakurikiye benshi. Reka mbabwire ikintu cyabaye, urugero rumwe. Habayeho urugero, ndakubwira ariko urugero rworoshye. Hari umusore wari inshuti yacu mu nkambi yo twabaga, ariko nina aracyari inshuti yacu, ariko twanywa ikigage rwose kikaturyohera, tukanywa ikigage. Wa musore yadusangaho turi akanga gusomaho rwose. Maze hari umusore wigeze kumureba, maze aramubwira ati sha, ati banire, nta ati gihombo ni wowe, atuzajya kunywa ikigage, ikiryoshye twarakimaze. Ariko inshuti yanjye mu by'ukuri ntabwo yabeshye. Abaririmbaga icyo gihe, ababwirizaga icyo gihe benshi baje kugwa binywera ikigage gusa se, baje no kurambarara binywera mitsingi gusa se, yemwe baje no kurambarara bajya no ku akaryogo gusa se, byararenze bahinduka n'abasambanyi. Ibyo byose birakwereka ko umuntu wambaye umubiri udafite umwuka wera byanze bikunze atakubera urugero, ahubwo urugero rumwe rushikamye ni Yesu wenyine. Haleluya. Rero ibyo byose mubirebereho, mukomere, maze umuntu mwasenganaga mwicaraga ku ntebe imwe ejo atazagwa ariwe wakuvunnye cyangwa se ariwe wakuzanye mu itorero maze nawe ugacika intege. Oya, ahubwo icyo gihe kiretse niba atarigeza kubwira Yesu, nujya kwigisha umuntu uzajya umubwira urugero si njyewe, urugero ninde? Ni Yesu. Inshuti yanjye, ibyo ngibyo bizaguhira, bizakugirira neza. Yemwe we rero icyo gihe byarigize mu rwenya, ariko mbabwire, pasiteri nubijya gusezeranya abantu, diakoni niba uri kuririmba indirimbo abantu bagiye gusezerana, niba wigisha abantu, baravuga ngo ibyo wigisha abantu bose banza maze ubanze ubiki uba intangarugero. Niryo banga Yesu yakoresheje mu isi ryatumye na n'ubu akitwa umwami w'isi n'ijuru, kubera ko ibyo yavugaga nibyo yakoraga. Haleluya. B'umugabo uhagarara ku ijambo, maze niba wizera koko wigisha abantu ibyo kujya mu ijuru, maze nawe werekana urugero kugana mu ijuru, maze abantu bazavuga bati koko uyu muntu aragana mu rurembo rw'ijuru. Rero icyo kintu kizanezeza cyane. Ngaho rero abantu benshi bagwira, pasiteri niba yaracitse intege akanywa inzoga, abakristo bose bakarambarara. Kubera iki? Mwari mukurikiye pasiteri rero, ntabwo mwari mukurikiye Yesu. Apotere niba bimugendekeye gutyo, abandi bose bagashira. Ngaho rero gusa ijambo ry'Imana biti muri umunyu w'isi, ati mbese ati kandi muri umusozi ugaragara utabasha kwihisha, ati kuko muri umusozi ugaragarira bose mukore byiza, kuko niba muri umunyu w'isi nukayuka uwo munyu uzaba ukimaze iki? Ntacyo. Rero urwo rwa rugero, ariko mbabwire yemwe musezerana, yemwe musezeranya, bapasiteri ba data, bapasiteri babyeyi bacu, muhagarare gitwari, muhagarare bikomeye, muhagarare bikwiriye, muhagarare nka Gideyoni, muhagarare nka Daniyeli, muhagarare wemeye akajya mu rwobo rw'intare akavuga ati niyo rwose napfa ariko ndapfa nizera Imana yanjye. Kandi yaragambaniwe. Muhagarare nka Yosefu wanze gusa kumusambani ibwami, umugore w'umwami akamugambanira, ariko rwose ikinyoma cyaje kwigaragaza. Yosefu aranga ahagarara Imana, maze ahinduka umugaragu w'Imana ukwiriye koko. Muhagarare nka bari abasore batatu bavuze bati naho Imana yacu itadumiye igishushanyo kibaje. Oya. Rero
urwo ibyo twashaka kuganira kuri uyu munsi. Ariko badamu bapasiteri ibyo mubwira bariya bari gusezerana mubikorera abadamu banyu maze bishime. Bakristo mukunda abadamu banyu maze bishime, kugira ngo uwo mucyo abantu bazabona mu ngo zanyu bazahere ko bahimbaza Imana, bavuge ngo rugo rwa runaka rwaba urugero rwiza rw'ingo rwose zindi zijegajega nazo zigahagarara bwuma kuko zibonye urugero rwiza. Rero yemwe badamu namwe, yemwe badamu, niba uri umudamu wa pasiteri nyabuna hagarara bikwiriye wisebya pasiteri, wimusubiza inyuma. Nyamara ko byagenda kose pasiteri bizamutera agahinda kuba yajya mu ijuru, umudamu yagera akamubura, cyangwa kuba yajya mu ijuru akabura abana, cyangwa umudamu akajya mu ijuru akabura pasiteri. Byaba biteye agahinda gakomeye cyane, akaba ati pasiteri ko wigishaga abantu nkaba ntamubona mu ijuru, bimugendekeye bite? Nyabuna uko tusa neza, niba ari ikintu nemera, nta muntu ujya mu rusengero yambaye nabi. Uko twifuza kuza dusa ku mibiri, nyabuna twambaye neza bikabije, twifuza no gusa gutyo ku mutima, kuko ntiduhishe ibyaha nk'aba bandi baza bambaye amashati yera cyane meza cyane, ariko bambariye ku masengero acitse ariko ntibigaragare. Rero mureke dusa n'imitima yacu, maze iyo mitima nitumara kuyisana nijoro tuzaritaha nta kabuza. Yesu ariteguye, arakomanga, kandi dukingura imitima, arinjira maze dusangire. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero bashumba mwese, babyeyi magara amatorero, nyabuna yewe mudamu wisebye umugabo wawe ngo ajye avuga mugabo aragerageza ariko umugore wapi azazanije abantu. Yemwe ngaho uramugore aragerageza ariko wapi umugabo we azazanya abantu, byaranze. Niho rya somo ryaje ngo umugabo azagenda abura umugore we, ngo umugore azagenda abura umugabo, ngo nyamara ababyeyi bazagenda babura abana, ngo abana bazagenda babura ababyeyi. Se ntibiteye agahinda? Mbega agahinda, mbega ishavu, mbega amarira azaba ari mu ijuru, amarira menshi cyane yo kubura umwana wawe wakundaga, kubera kuba muburiye akanga, kubura umugore wawe waramuburiye akanga, kubura umugabo wawe waramuburiye akanga. Ngayo rero twese dushyire hamwe, ibyo twigisha, ibyo tuvuga bihure n'ibyo dukora, Yesu azabiduhembera. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze cyane, murakoze. Ariko ndakubwira neza yuko